w'Imana yanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 26 turasoma duhere ku murongo wa 28 dusoreze ku wa 41. Nyuma turaza gusoma Zaburi 116 umurongo umwe wa 15 nyuma tuganire. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuko njyewe nshaka ahubwo bibuko we ushaka. Agaruka aho abigishwa bari asanga basinziriye. Abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? 41. Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Amen. Zaburi 116 umurongo wa 15 iragira iti urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Amen. Ndagira ngo bamfashe abashinzwe protokole barimo kumbwira bamwe ko nshobora kuba mbari inyuma, bandebera hakwiriye hatuma twese tugubwa neza. Ndatekereza ko habishoboka ababumva n'aba bakumva. Amagambo tumaze gusoma n'urugendo rw'umwami wacu Yesu Kristo ubwo yari yegereje umunsi we wo kudupfira. Haleluya. Urupfu ntabwo ari uyu munsi rutinyitse, uhereye kera rwahoze rutera ubwoba abantu. Njyewe nagize igihe numva imbaraga zo gutinya urupfu ziranyegereye biruta indi minsi nari narabayeho. Ngira ingorane numva izo mbaraga zibaye nyinshi kuri njye kandi zinsatira ndi umupasitori. Nibaza ko nshobora kuba hari ahantu natsikiye, ntangira kumva urubanza muri njye. Ntekereza umuntu nabwira ibimbayeho ndamubura. Sanga ningira umupasiteri mbwira nkumva igisubizo ari bumpe nanjye ubwanjye nakiha ndakizi. Ibisubizo abapasitori bakunze gutanga kugera n'icyo. Ntinya no kubibwira umugore nashatse, kuko nawe natekerezaga ko ari bwumve ko nagize intege nke, kuko nari umwe mu bigisha bavuga ko yarugiye hinduye irembo. Kubitinya rero nkumva bishobora kuba
kumbera ikibazo kandi bigasitaza abantu, nishakira igisubizo. Izo mbaraga zamfashe mu gihe nari nsubiye inyuma ndimo ntangira kugarura amateka yanjye. Umuntu wese ashobora kugira impamvu, burya umuntu arihariye ni ikinege, ushobora kugira ibyo duhuriyeho ariko nkagira n'ibyanjye by'umwihariko. Nasubiye mu mateka yanjye, mbona imyaka yanjye irimo irakura, irimo irasatira iyo data yagiye afite. Nibuka ko mu mateka yanjye ntigeze ngira umugisha wo kubona sogokuru, hawe nabonye. Mbitekereze nsanga nari mfite umugisha wo kumubona kuko navutse ku muhungu we wa kabiri. Murumva ko nari mfite umugisha wo kumubona kandi mvuka n'imfura ye. Birancika sinamubona. Nibuka ko ntaruzuza imyaka 30 nisanze ari nge mukuru mu muryango mugari wacu. Bambona nk'umusaza, nta mukuru, nta data wacu, nta data, nta muntu w'igitsina gabo haba undusa ubukuru. Nanjye mbona ndimo ndakura, ndagera igihe bagendeye ntangira kurutekereza ko rundi bugufi, sinagira uwo mbwira, ahubwo ntangira kwibaza ko nshobora kuba ubukristo bwanjye bwarapfungutse. Nibwo natangiye gushaka kugira ngo menye icyo impamvu ibyo bindiho. Soma ya magambo sanga Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha, nawe yegereje iminsi ye, nawe yaravuze ngo niba bishoboka. Haleluya, amen. Arwumva hafi rumwegereye, kandi yahisemo, yaje abizi, azi ko ari igikombe aje kunyweraho, ariko ngo arwumve uko iminsi igenda irumusatiriza, nawe yumva atangiye kumva umunsi wakigira. Yaravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ndetse ubwe ngo yaranabitekereje. Bibiliya tubwira ngo agiye gusenga, umurongo wa 38 uravuga ngo yagize umubabaro, waravuga ngo wenda kumwica. Gutinya urupfu birashoboka ku muntu wese. Haleluya. Nyuma maze kubona Yesu uko byagenze, umurongo we wa 41 yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri